Ababibule ikaze mwese hano, reka duhe umwanya abatariyandikisha biyandikishe cyangwa se bakore subscribe, then tuhite dukomeza umuryango wacu ukomeze kwaguka. Ababibule turi ku muryango. Umuryango ugira byinshi, mu muryango habera byinshi. Ni gute nakwitoza kwihangana? Ko hari ibibazo, hari igihe ibibazo biza bigasaba kwihangana. Ko hari ibibazo bisaba kwihangana gukomeye. Ibyo nibyo tugiye kureba muri iki kiganiro, uko mwakwitoza kwihangana. Twifashishije inyandiko ya jean.org. Iyi ni inyandiko yanditswe n'abahamya ba Yehova, Témoins de Jéhovah kabisa. Hari n'ibindi bisobanuro byavuye ahandi, ariko ibi byo nabyo turaza kujya tugenda tubireba, twajya tuvuga n'aho byavuye kugira ngo duhe credit abo bantu baba baranditse ibintu byabo bibavuye. Reka iyi nyandiko tuyifashisha na experience zitandukanye z'abantu bagiye batandukanye, hanyuma turebe uko mwakwitoza kwihangana, umugabo n'umugore. Hari umugabo umwe witwa John, yaravuze ngo abashakanye bahura n'ibintu bibasaba kwihangana buri munsi. Umuntu utarashaka ashobora kubona ko kwihangana ntacyo bimaze cyane, nyamara icyo ni ikintu cy'ingenzi kugira ngo umuntu agire urugo rwiza. Niba utarashaka ushobora kumva nta birenze, ariko kwihangana nicyo kintu kiba gikenewe mu rugo cyane, kiri mu bintu bikenewe cyane. None kuki ukwiriye kwihangana? Wagaragaza utuma umuco kwihangana, kuki twavuga ko ari iby'ingenzi? Reka duhere ku cyambere, ubundi kuki ukwiriye kwihangana? Mu rugo uwo muco wo kwihangana urakenewe cyane, niyo mpamvu nyine ukeneye kwihangana. Reka dufate urugero, iyo umaze kumenya iby'urugo ukarambagiza, warangiza ukabona n'uwo mushakana, mugashakana bigakunda, maze mugahita mutangira kubana, burya nibwo umenya neza amakosa ye. Buri kiriya gihe mwari muri mwirambagiza ntabwo ubuze amakosa ye, ariko iyo mwatangiye kubana umenya amakosa ye. Gisela yaravuze ati iyo umaze igihe gito ushatse biba byoroshye kwibanda ku makosa y'uwo mwashakanye. Iyo ukomeje kwibanda kuri ayo makosa birakugora kumwihanganira, kandi n'ubundi ayo makosa azakomeza kuyakora. Ubwo rero ukeneye kwihangana kugira ngo mukomeze kubana. Utihanganye wahita urusenya. Iyo ni indi mpamvu igomba gutuma wihangana mu rugo. Indi mpamvu ni uko kutihangana bishobora gutuma uvuga ibintu utatekerejeho. Carmen yaravuze ati iyo mbabaye ndahubuka nkavuga ibintu ntatekerejeho. Ngiye nihangana najya mbanza gutekereza nkamenya ibyo ngomba kuvuga n'ibyo nakwiriye kuvuga. Iyo umuntu atihanganye amera nka Carmen. Yego nuko bimeze, uba ushobora kuvuga amagambo ari gukomeretsa mugenzi wawe. Ikindi nanone jya uzirikana ikintu kivugwa mu Bakorinto ba mbere igice cya 13:4. Ikintu gituma mushakana ni urukundo, kandi urukundo hari ikintu rugomba kuba rufite. 13:2, 13:4 Abakorinto ba mbere. Urukundo rurihangana kandi rukagira neza. Urukundo ntirugira ishyari, ntirwirarira, ntirwiyemera. Umurongo watangiye uvuga ngo urukundo rurihangana. Niba ufite urukundo ukaba utihangana, urwo rukundo rwawe ni uruhangikano. Urukundo rugomba kuba rwihangana. Abantu babiri bakundana mwagombye kwihanganira. Niba ugomba kwihanganira na bagenzi bawe wo hanze, wagombye kwihanganirana gute n'umuntu mwashakanye? Wagombye kubikora ku ruhe rwego. Niba ugomba no kubikora hanze, abantu bakundana rwose muba mugomba kwihanganirana. Siritu iyo mwabanye noneho mwarakoze umuryango, muba mugomba kurushaho kwihanganirana. Icyakora hari igihe biba bitoroshye. John twigeze kuvuga yaravuze ngo kutihangana bitubangukira kuruta kwihangana, kimwe n'uko bigenda ku yindi mico myiza yose. Niyo mpamvu bisaba imihati kugira ngo umuntu akomeze kugira umuco wo kwihangana. Buri ibintu byiza
biragora kubikora, ariko ibintu bibi byo ni nkaho mvugira nako kana nabonye ukuntu gukora ibintu bibi byoroha, ariko gukora ibintu byiza birakomera, no kugira umuco rero mwiza wo kwihangana biba bikomeye. Reka turebe ukuntu wagaragaza uwo muco. Twagiye muri pratique ubu ngubu, wagaragaza ute umuco wo kwihangana mu gihe habaye ikintu kigutunguye kigatuma unanirwa kwihangana? Hari ikintu wakora. Reka dufate urugero. Uwo mwashakanye ashobora kukubwira nabi. Iyo bigenze bityo ubundi akenshi abantu benshi uhita wumva naho bamusubiza, ukamukubira inshuro zirenze izo ubukana icyo yakubwiye cyari gifite. Icyakora hari ikintu ukwiriye kwitondera kugira ngo ugaragaze uyu muco. Rambura mu Mubwiriza igice cya 7 turasoma umurongo w'9. Ntukihutire kurakara mu mutima wawe, kuko kurakara biba mu mutima w'abapfapfa. Ntukihutire kurakara mu mutima wawe, kuko kurakara biba mu mutima w'abapfapfa. Nuzirikana ko kurakara biba mu mutima w'abapfapfa, bizagufasha kutarakara. Rero se umupfapfa mbese ko ugira umuco nk'uw'abapfapfa. Ikintu kizagufasha mu gihe ibyo bibaye, ijya utuza, ugendera mu birere, tuza. Iyo uwo mwashakanye akubwiye nabi, mbere yo kumusubiza ujye wirinda kubiremereza, ubone ko atari igihe cyo guhita usubiriza hejuru, ahubwo utekereze kuri iki kintu. Ese yari agamije ikibi cyangwa yari agamije kumbabaza? Hari igitabo cyitwa Fighting for Marriage cyaravuze ngo akenshi ibintu bitubabaza si ibyo abo twashakanye batubwira, ahubwo ibitubabaza ni ibyo dutekereza ko bashakaga kuvuga. Umva neza aka kantu. Ikitubabaza si ibyo bashakanye batubwira, ahubwo ni ibyo dutekereza ko bashakaga kuvuga. Icyo nicyo kitubabaza. Ambwiye gutya, ese buriya arashaka kuvuga iki? Ugahita wanariza ukajya kure, ugakoresha siziye musanze. Icyo nicyo kitubabaza kuruta ibyo batubwiye. Ubwo rero wagombye kujya utuza. Uwo mwashakanye agamije kukubabaza ntabwo yaba yaraguhisemo mu bandi bagabo bose bari ku isi. Uwo mwashakanye agamije kukubabaza ntiyaba yaraguhisemo mu bandi bakobwa bari ku isi. Uzi ukuntu abagabo bari ku isi n'abakobwa bari ku isi ari benshi. Birashoboka ko utari na mwiza kurusha abo yagendanaga nabo, ariko yaguhisemo. None se uri kumva yaraje, keretse wenda niba hari ibindi yakurikiye, ariko se urumva yaraje kugira ngo akubabaze, kugira ngo ajye kubwira nabi, kugira ngo agusenye? Oya. Ubwo rero ujye utuza, uzirikane ko yagukunze, ko ataragamije kukubwira nabi. Ashobora kuba bitewe n'umujinya, mwabonye ko uyu mujinya utawukontorora yo gukoresha ibintu ukaza kubyicuza nyuma. Nawe rero ashobora kuba ari muri iyo mimerere. Reka noneho tuvuge ko agamije kukurakaza. Uramutse wihanganye ntumubwire, ntumwuke nabi, bishobora koroshya ibibazo. Kubera ko mu migani igice cya 26 umurongo wa 20 hari ikintu bavuga. Migani 26:20 haravuga ngo ahatari inkwi umuriro urazima, kandi ahatari umuntu usebanya amakimbirane arahosha. Ahatari inkwi umuriro urazima. Nubwo waba ubona ariyo ntego yo gutuma ubabara cyangwa se gutuma urakara, ntukamwuke nabi, byaworoshya ibibazo, wigendere. Ahatari inkwi nta muriro uba uhari, umuriro urazima. Etani yaravuze ngo niba wumva utangiye gufata uwo mwashakanye nk'umwanzi, ujye wongera utekereza icyo wamukundiye, maze uhite umukorera ikintu cyiza.
ibyo rwose bizagufasha. Ngaho rero tekereza, ese uwo mwashakanye yakubwiye nabi cyangwa gukorera ikintu kibi witwara ute? Nawe uhita wataka? Niba uhita wataka ikosore urebe ibyo wanonosora, kugira ngo ubutaha uwo mwashakanye nakora akaza uzagaragaza umuco wo kwihangana. Indi mimerere iri mu gihe uwo mwashakanye noneho akora ikintu kikakubabaza. Reka wenda dufate urugero, uwo mwashakanye ahora akererwa, maze ukumara igihe kirekire umutegereje, umujinya ukarushaho kuzamuka. N'iki wagombye kuzirikana? N'iki wagombye gukora? Abakolosayi igice cya 3 umurongo wa 13. Haravuga ko mukomeze kwihanganirana no kubabarirana rwose igihe umuntu agize icyapfa n'undi, ndetse nk'uko Yehova yababariye rwose, aho ariko namwe mubabarirana. Mujye mukomeza kwihanganirana no kubabarirana rwose. Jya wita ku nyungu z'uwo mwashakanye kuruta uko wita ku zawe. Wibaza uti, nindemereza iki kibazo biragira icyo bimarira umuryango wacu cyangwa birarushaho kuzamuka? Kuba umuntu akerewe gusa ngo nuko umutegereje we, ntarengananye. Ese ubwo nk'ibyo ngibyo ubwo ntihazi ikibazo kirenze gukererwa, muzahita murusenya. Jya wibaza niba uri kuremereza ibyo bibazo biri buze kugira icyo bimarira umuryango wawe, cyangwa niba biri buze gutuma umuryango wawe uzamba. Ujye uzirikana ko nk'uko bivuga muri Yakobo igice cya 3 umurongo wa 2, twese turi abanyabyaha, ducumura kenshi, nta nubwo ducumura gake, ni kenshi. Nawe rega nturishyashya, uriya nawe hari ibintu udakora neza kandi nubona bibangamiye cyane. Hano tujya tubabwira ikintu kimwe, ni ubumwe. Ubumwe nibusenyuka tayari urugo ruzaba rwarangiye. Muzajye musigasira ubumwe bwanyu. Nimugira ubumwe nta muntu uzabameneramo. Ubwo rero niba ubona bikubangamiye cyane muri bwa bumwe bwanyu, nimubiganireho kandi mu buryo mubikora mwubahanye. Niya yaravuze ati, hari igihe nihanganira inshuti zanjye kuruta uko nihanganira umugabo wanjye. Tekereza ko biterwa n'uko akenshi mba ndi kumwe nawe bigatuma mbona amakosa ye, ariko iyo nihanganye bigaragaza ko mukunda kandi mwubaha. Ibyo bituma tubana neza. Kimwe na Niya, ikintu cya mbere wagombye gukorera umugabo wawe cyangwa umugore wawe ni ukumwihanganira kuruta uko natwihanganira twese, kuko uramukunda kandi uramwubaha. Ibyo bizabafasha cyane. Kwihangana ni ngombwa kuko Jesena twigeze kuvuga yaravuze ngo njye n'umugabo wanjye kwihangana tubona ari ngombwa cyane kugira ngo abashakanye babane neza, kubera ko abashakanye baba badatunganye ntibabura ibyo bapfa ndetse n'utuntu tworoheje dushobora kubateranya. Ubwo rero iyo utihanganiye uwo mwashakanye, ibyo bibazo bishobora kumera nk'umuswa umunga umuryango wanyu kandi amaherezo bishobora kubasenyera. Ibyo yavuze ni ukuri. Nk'uko twabibonye, kugira umuco wo kwihangana biza kure. Mugiye kurakara byo bihita biza ako kanya. Mu gihe uwo twashakanye atubwiye nawe cyangwa akadukorera ikintu kibi, cyangwa se agakora ikintu kidusaba kwihangana. Ibibazo byose biba mu rushako bisaba kwihangana. Umuco wo kwihangana ni uko urakenewe. Twabonye ko rero icy'ingenzi ni ukuwugaragaza mu buryo bushyize mu gaciro. Uba ugomba gutuza kandi ukamenya ko uwo mwashakanye umukunda kurusha abandi bantu bose. Bizatuma utamurakarira ahubwo umwihanganira. Mu gihe uwo mwashakanye akoze ikintu kikakubabaza, ugomba kugaragaza umuco wo kwihangana, wirinda kuremereza ibintu niba ubona byasenya urugo rwawe. Duhora hano tuvuga ko ubumwe bwanyu nibusenyuka muzaba murangiye. Nimureke ubumwe bwanyu kiba ikintu kibahuza, nta muntu uzabemereramo. Niba uwo mwashakanye akubwiye nabi mbere yo kumusubiza, ujye wirinda kubiremereza, ubone ko ataragamije kukubabaza, kandi wite ku nyungu z'uwo mwashakanye kuruta uko wita ku zawe. Cyane cyane ujye wibuka ko nawe utari shyashya, ko nawe ugira amakosa kubera ko twese ntabwo dutunganye. Mwakoze cyane, ngaho nimureke ingingo z'Ababibure zibere neza, tujye twihanganira. Keep being blessed in shining with scripture.